ndashaka yuko wita kuri Nzovu byibuze nubwo afite ikibazo pe arwaye imitsi kandi nk'inshuti yanjye tumaranye imyaka igeze muri 2 ya kibazo cye ndakizi yabuze umuntu umukorera akamassage ayofasha ariko ubundi reka nkwereke ntabwo nakora akamassage birenge bya birasa nabi ariko wabigendesheje ubanze uryoze se kambanze mbikogereze she nagasabune se nukuri kw'Imana kankubwire uri inshuti yanjye uzashaka umugore imitsi itakurya uri kumva umeze neza birenge biracyara biraza guki umeze neza umugore wawe utazabona umeze utazajya ugenda umuninagira imbere oya nje naguwe ko nta mugabo nshaka cyari muto stress z'abagabo nazo nkeneye washaka umugabo ntaragira imyaka 30 nje nta mugabo nshaka ajya nka kirondo kagakora gihe akayo kazi kirondo nzarakanga se wije ari kapani wari wabone mbarizwamo ndashaka nsobanurire kino kintu hari Delphine hari Esther hari Nyiramenyo hari Mama Queen muri aba bagore bose uri kumva komera Mary wanjye muri aba bagore bose ninde muntu wakubabaje kuruta abandi indi mu bantu bose muri aba bagore bose umugore wakubabaje n'uwo umugore wambabaje Mama Queen ni wambabaje kuko Mama Queen yigeze kunkubita guhera saa 2 areka kunkubita saa 9 z'ijoro Yes, tubahereje ikaze ku Bumwe TV show akakanya tukaba dutangiranye n'umuntu bita Nzovu ndetse na wa mugore avuga yuko yanze Nzovu bimeze bite? Oya ntabwo mvuga ko namwanze buga kandi kwanga umuntu cya kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana kandi Imana yaravuze ngo mukundane kuko nanjye ubwanjye ukunda Delphine ntabwo nigeze mwanga kandi ndavuga ko wanyanze utanyiteze ntabwo ari ukukwanga nezo yazo uvuga ko utanyiteze naba nkwanga twatwicaranye none se kuki nyine ngera hirya bakama ngo waranyanze wewe twaba twegeranye ukambwira ko ukinkunda oya Delphine icyo nakubwiye yuko ngiye kwishakira umugore sinakwemera no kuzagutwerera rero ambwite Nzovu gushaka umugore ni byiza kuko icyambere ntujurye yanagutekera n'utwo tuboga isombe dore nta vitamine reba ibyanjye ukuntu bisigaye bimeze ariko Nzovu wamungane nanjye namye nkwitegereza reka twereke n'abakunzi bawe bereke ikibazo sibyo none harwaye iki hajemo n'imitsi noneho uyu mutsi no kubona vitamine arya arimo n'izabukuru n'imitsi yawe ntabwo wivuga nta biryo birimo vitamine ndya harimo bitayifite y'ubirya ryari harimo tuboga ese ndi umuntu umwe kibanza atangira kurya neza nashatse umugore kuko muri iyi minsi se ngiye gushaka reka nishaki yashaka gushaka ni byiza abo uzadutumira kuri zingahe ntabwo tume dushaka intwererano umva sindamenya itariki sindajya uteka nkubwire ko Imana ibifashamo nzajya no mu murenge ese Nzovu kuki uri kunywa amazi byagenze bite amazi urabona amazi fasha nkwereke amazi ni meza nagiye kwipimisha nsanga isukari yarazamutse igeze kuri angahe barambwira ngo ufite iri kuri angahe nyine isukari kuri 240 ngaye bazi mu kiro ni 2 wowe ni kuri 200 ntabwo tuvugira isukari umuntu akora muri botike hoya noza si isukari uvuze y'ubuzima bayita isukari yanjye yarazamutse urabyumva none ngo nukwera za nzoga nywa amaprimusi za noresi bana zo ngo zibamo isukari nyinshi abinywera amazi ni meza rati ninywera amazi abanywa inzoga nkanywa nyanzoga itari isukari nyinshi ubundi nkanywa amazi amazi ni meza Delphine se mwaje guhura mute yaje kugusezera turaza kubyita iki oya ntago naje kumuseza kuko ntagiye gupfa ubundi nisa nubwo azashaka umugore tuzajya tuba turi kumwe mu kazi bisanzwe nose Delphine aguzajya tugumurira umuntu wacu ugatuma umusenyera uko muba musenyera nawe ubamo oya Delphine abantu bagusenyera mbamo ngewe namuhaye amezi ngewe muha amezi ntago njya musenyera uri kumva hatajya kubana na Esther twari dutandukanye muha amezi 6 ariko cyantunguye rwamaze kumwe akura mugore niwe wakunaniye se wowe wamunaniye mbere ubana na Esther indaya wari warazibagiwe
inkoko y'umweru sangahe saa moya nabaga nageze mu rugo ako ni inkoko y'umweru ariko buri ubona Imana itarakugiriye neza ubundi Esther atari kuzajya nagukubita bitewe n'uburyo wari umaze kuganduka kandi yaramudishye n'ubundi yankubitaga duhure yabaga yageze mu rugo gihe kandi amakuru tuyafite yuko n'ubundi wajya gukubitwa yatashye yasinze saa cyenda akabona imbaraga zo kunkubita ubusa umuntu watahaga saa 9 yasinze ubwo wajya kubona ya gahunda yawe yo kunyegeza bamuhaga yarasaga yayihaze Esther yasaga yayihaze hanyuma se Nzovu akumva ko ari buze kubaho gusa yifataga nyine oya niho n'ubundi Nzovu yahitaga bihera n'ubundi aza kukwirebera oya kugira ngo umuvura ku gahinda ko Delphine wibihiye njye nahuraga nawe ku cyumweru gusa nanjye ntabwo binyumvisha kuko ntabwo uri bunyumvisha ibintu oya wanjye twahuraga ku cyumweru gusa aje mu itsinda niwo munsi namubonaga wonyine cyangwa tugahurira ku Gisozi mu kazi ugeze kuri mbana Esther ntabwo yajyaga ajya mu ndaya nsubira mu bagore oya ni mu ndaya ntabwo ugeze uzijyamo abagore se n'abawe basigaye babaha ibyubahiro basigaye babita abagore turi abagore nyine gusa turi abagabo ese ngo njye ntariyo nyine ese ngo njye ntariyo ako se Nzovu koko mu by'ukuri ubundi Delphine ni indaya je nashaka icyo kintu kinsobanura ni indaya bigenda bite Delphine rero nese yabatunzwe n'iki ubwo se utunzwe n'iki ntabwo twicaranye wowe wabona afite akandi kazi utazi Delphine base ko yambwiye ko afite inzu ariko iri mu cyari Butare ibutare nese nawe uri umunyabutare uri wihuye hako Nzovu noneho wagira ngo bakorogeye mu bagore wagira ngo bakorogeye mu bagore bihuye ara ni iwacu by the way ako ndashaka yuko wita kuri Nzovu byibuze nubwo afite ikibazo pe arwaye imitsi kandi nk'inshuti yanjye tumaranye imyaka igeze muri 2 ya kibazo cye ndakizi yabuze umuntu umukorera akamassage ayofasha ariko ubundi reka nkwereke ntabwo nakora akamassage birenge bya birasa nabi cyo kuba wabigendesheje ubanze uryoze se kambanze mbikogereze she nagasabune se nukuri kw'Imana kankubwire uri inshuti yanjye uzashaka umugore imitsi itakurya uri kumva umeze neza birenge biracyara biraza guki umeze neza umugore wawe utazajya ugenda umuninagira imbere kuki ntabwo birimo ugiye gushaka umugore ugiye gushaka umugore wiyumva ubukingi twagute kandi ndi kugira ngo mwiteho mukorera akamassage kamanza mukarabye ibirenge ngahajye nde uyu muntu namona kandi zanganye nako mukarabira kurwaye uduheri unashime n'uduheri yasoni vuru uduheri igura ngaho igura 2 waje kumpa amafaranga nkajya kuyikuzanira ugomba gushaka ukeye ngewe uri inshuti yanjye aho tuzajya duhura n'ubundi rimwe nzajya ndinywa abanyese nkubuje gushaka ese Delphine uriyumva gute kuba Nzovu nyine agiye kuguca inyuma agashaka undi muntu yancaga yoga nese ubundi yagushaka n'ubundi abagore bose na ba Esther na ba Mutoni nabandi bose bamenyanye nyuma yanjye yego nashaka kubana n'umugabo none bari iyo bishaka n'ubundi Nzovu afite imyaka mikeya naragira imyaka 30 ntago nzigera mbana n'umugabo Nzovu uriyumva gute we ari kwiyumva neza kubera yuko ari kwiyumva neza ko kagiye kurongora agiye kujya abyuka abona umugore imbere ubwo izo keya zawe ntago zizatuma ava ku mugore oya iyi ni inshuti yanjye nanjye yabinkorera ndwaye ahubwo uriya mugore natabigukorera uzampamagare nzayimo kobeti oya njye ntago nagukorera aho gusa mbona ntagasumera ntago kabura mufate neza oya njye naguye ko nta mugabo nshaka ndacyari muto stress z'abagabo nazo nkeneye washaka umugabo ntaragira imyaka 30 njye nta mugabo nshaka akayo kazi kirundo n'inzara kandi ese wije ari kapani wari wabone mbarizwamo
urumva basi se akamukorera akamasaje gake tuzongera ubwije ubwira umugore wawe akukarabye ibirenge neza. Ese umugore wa Nzovu uramugiriye ne Delphine? Umugore wa Nzovu Nzovu ni umwana mwiza ahubwo ikibazo bashaka abagore b'ingurutsi. Umugore wa Nzovu yirinze gusinda no kugira ute ntari umwe muri aho ngaho ngo nanjye ajya mu masadora amazije gusaza kandi uraza kuza gutuma Delphine ibi bintu abivamo. Oya ntari ngenda ufite ubukwe ntashyara ufite nge ntashyari nagirira Nzovu nge n'inshuti yanjye biraho gusa bisa. Nese umugore wundi agiye gushaka muraziranye? Ntabwo ndamubona namubonye ahantu rimwe. Mwegereze mikoro Nzovu. Ariko kuba naramubonye ahantu rimwe ntacyo bivuze. Oya nashake ajya gire vitamine ase neza nk'abandi. Uturenge twabaye umweru imitsi Kora no kurunza afite ikirenge cyiza. Kiya kirenge se kidakaraba. Ukora ukungana n'amama. Aho hari duse ejo nashimye Ugiye gupfa ahubwo. ndagupfa se ngiye. Ako babajwe n'ura mugore ugiye gutera inda. N'amanu ugiye kurura. Akurura se. Uzakora ibintu wumva ari ubishatse. Mbishaka ibiki cyaka. Akurumva umetse. Nzovu uri kwiyumva gute? Imitsi iracyari kukurya? Rambye ariko urumva binkoreye buri gihe byahita bigira. Akomeza bikora. Bigukorera n'nyandisheri wawe. Wowe turi inshuti gusabira. Se Nzovu niyongera kukugarukaho ubwo ngubwo uzamwishyuza? Kumugarukaho. Ayongerukaho. Nge nawe ntabwo dumane turyamana. Biri seriye. Ubwo se Nzovu yamwihakanye ubaye bumwe bwa Esther? Byari kera kuva yabana na Esther ntabwo tugihuza. Ni umushuti gusa tukisangirira. Nta kindi. Sewe wagiye muri ya anniversaire yabaye nijoro? Wantumiye se. Siko nanjye ntawe nzatumira nanjye ntabwo mba nyene abantumira. Gutumira birakosoma. Si byose nababwiye. Gutumira birakosoma. Akaze Nzovu ko ari wemeye igice cy'ikese waraye igitanze. Hagiyeyo. Kandi bari kumwishyuza. Ese Nzovu muna wihariye mikoro. Ndi kukubwira wari kugenda ukanywa gatane ebyiri watanze 20 gutanya azajya nuntumira nge. Ubabona twere nabo nta bukwe ntegereje. Mbese muri make. Nyamara Nzovu aranezerewe. Urumva tuje se bebe. Amvaye. Avesi. Sheri wawe yagiye kugura ikanzu mu mujyi anniversaire taza nibyo bintu. Ako narwara rufite ikibazo. Azaje bakaruvana. Ariko wamugana Nzovu. Kutadutumiye kandi uyu munsi nzi yuko ufite anniversaire y'umugore. Umugore wiwe. Awo wana mugana ntago watumira besto. Ariko Nzovu. Delphine n'umugore usobanura gute mu bagore mwabaye? Angusige no ku amaboko se yuheruka. Ntago ngo toneka umuranda bize kuri umunyabibazo. Ahubwo masa. Amaboko se. Amaboko ntiwayakarabye. Ako sha ibikonjo byawe byarababaye. Kandi hose mbona urwaye. Sura mugore ugiye gushaka none mwaka byaramo. Ntago ngutoneka umuranda akora buke. Mugore burazajya bifashwamo n'iki. Yego ratabebe. Mufate neza. Mwanagure no mu maso. Ubundi abahinde no mu mutwe abamasaha hose. Kurera utumassage rega Nzovu bakeneye kwishima. Abahinde baba bafite amavuta yabo ya massage. Amuhinde njya ku. Ayo uri gukoresha ubundi bayita ngo iki? Aya nasanzwe ari umuhinde njya ku masa w'umusaza. No mu bwonko ndahamasa. Agwanga. Hanga ese mu masa wese uramanga. Ngajya ushyira amafaranga imbere. Nzovu. Uri kwiyumva gute? Gira ikintu tubwira. Basi suri kumva imitsi bisa nkaho bigabanutse mukuntu. Ngibi. Kumworohereza ndetse babimukoreye buri munsi. Urakira. Icara rero noneho tuganire. Abarira ndeka wimbuza kuvuga. Jana nakubuza kuvuga reka nisakere. Anniversaire kira ishimwe na project. Nabatekera ipiramu. Bivugira mu mama. Ntabivuga. Ariko uzawugira ibanga wa. Ibanga za urarikira. Nanjye nzamvuga byose. Nzambivuga. Shangwaye ruga.
ibyacu twikomereza ibyacu ese uri muri dushe ryari buri gihe simba muri dushe se mbese uraza kugenda wambaye gutyo nyewe cyangwa sheri wawe yagiye no kugushakira n'indi myenda y'ibirori nose sinambaye ni gutya ubu bamwita ndundondande sibyo ubwo urumva rero oya sina ngombwa ko ibyacu mu ugiye mu bakwe wowe usutyo togosha ubwanwa nta ka fresher ufite mu mutwe kurashaka iki ushaka iki wese ushaka uri inshuti yanjye rero umenye ibyo nanjye nzaza amenye ibyanjye Yego kubwira inshuti yanjye ko isa nabi ntago ari ikoze. Mwese ndasa nabi wamuheba. Heba ubwanwa umuntu ugiye kugaragaza fiance wiwe. Fiance se ngiye kumugaragaza he? None se mu anniversaire ntago ituna ije. Nta vintera. Uratera umugeri. Tubwize ukuri. Ya minota ya Juveni yanageze. Ntago yari yagera. Haraburaho gakeya. Niko nzovu. Uragenda gusa mukora anniversaire suite umwereka. Ako se nzovu undi anniversaire itagira abantu batumiye bibaho. Oya twebwe nongeye mbisubiremo. Kuvuga ngo anniversaire ngo watumiye kwaya mbese waya mu buheburyo. Kandi tujye no kujya n'urugo. Ntabwo ari ukwaya. Uyu munsi ni nabwo ndi bujye muri yanzu yanjye. Uyu munsi nibwo muri abana. Bari bamaze. Anniversaire yiwe. Urabyumva? Wavuze se Nzovia yabonye mu modoka harimo bakire ahita arangara ukagireka kureba izabanye amaso kavugira idahiye sibyo ubwo rero reka mbabwire anniversaire so kwaya so kujya gute ejo muzamukeneye amumbana umuntu mfite aho se Nzovu n'umuntu wundi mwarimo banye gute se Nzovu ko muri warangaye wundi uri kureba nawe Nigeze mbana hamagara Vanessa niwe wabiguhamiriza bajya gukwishyurira inzu mbwira aho wagangikaga wagangikaga iwawe se sinabaga kwa Pepema wazo kaguseba waramwirukanye nabwo Nzovu kara gatwiko karakana mwabonye ajugunye imyenda irani plaque ariko iyo najugunye saa sita ntabwo nabagiwe ariko yigeze kukujugunyira imyenda aragusohora irana agatwiko nyuma byararangiye turongera turinjira ariko nawe uri mu bantu bajya bavuga yuko bahaye uburozi Nzovu oya pe kubera yuko ibintu mukorera Nzovu ndashaka nsobanurire kino kintu hari Delphine hari Esther hari Nyiramenyo hari Mama Queen muri aba bagore bose uri kumva komera Mary wanjye muri aba bagore bose ninde muntu wakubabaje kuruta abandi indi mu bantu bose muri aba bagore bose umugore wakubabaje n'uwo umugore wambabaje Mama Queen ni wambabaje kuko Mama Queen yigeze kunkubita guhera saa 2 areka kunkubita saa 9 z'ijoro nanone undi mugore wambabaje Esther we twabanye mu nzu kwezi kaza yigira mu bagabo nkarara mu nzu ngenyine kandi twangona umugore wanjye nawe yarambabaje rero nta wundi mugore nshaka kuzambabaza nyamenye usibye kunyiba erega ngo bamwita kana gato ya Delphine bamwita ngo iki kana gato ya Delphine ntago ndi kana gato mu mutwe niko Delphine wese ntago yigeze kubabaza oya ntago yigeze mbabaza ntago yigeze kubabaza ubwo uri kumva ko Delphine n'ubundi amanota yakomeje kuyajyana yaraga ngere umuntu ari inshuti yanjye n'abari inshuti yanjye yazo ushobora guhura duhuzwa n'ibindi nyuma bikarangira twibereye inshuti nibyo ukoze nibigira icyo bintwara nje nta kibazo mfite kuri uyu nawe nta kibazo mfiteho pe njewe nanashaka umugore kumubona arya yongeye yakomeye afite imbaraga nanjye bizanshimisha nk'inshuti yanjye ako Nzovu uri kubona ko urugo rwawe barushyigikiye njewe ngenda namwifuriza cyangwa ari umugore muzima harimo n'abarurwanya ako nahise twaraganiriye ejo bundi arambwira ati ntarwo ari kurwanya ari umugore muzima Nzovu yakubaka kuko abana na Esther yari yaririnze ese uriya mugore wo mubona gute ntabwo turabona namaze kumazo wamubonye kuri YouTube agomba rero kuza kumuguperezantaho muri anniversaire nituze kuza kukubura sara rero katugane ku musozo kandi tike yamwe ngo tike ni bibiri ubwo se nategesha bine ngiye ubumwe nimba ukunda Delphine ukunda Nzovu ukaba warayukoze share na comment icyo dushaka n'abasaba turashaka ko iyi
iyi tubicano izagira abasabu benshi bayikurikirana rwose umwe TV show bose abanyarwanda nibagukunde haba bari burengerazuba iburasirazuba amajyaruguru amajyepfo East Africa yose rwota amasimbi muri Amerika muri Canada mu majyepfo ya Amerika ndavuga muri Brazil rwose moyo dukurikiranye Delphine ariko ujye umuhanagura neza Nzovu ni umuntu ukomeye nta cyokere kishabira nose ko nta mavuta menshi aba yari atari nkanjye yene nje ndabikanguye ibikise sayo nakagaruka